Hey, nk'ibi bigabo ubundi biba bishaka iki? Ibi si byo bitera umuntu kuguma mu rugo, biba biza guheheta ku muntu. Yerega ntago mumenya ko mwakuze, murinze muzi ko muzarinda mucurira ni wanyu. Ariko ibyo nta kibazo. Sinjye nakubwiye ngo ngushake, ahubwo wabishaka, ntisimubwiye ngo ngushake. Ahubwo ngewe ajya ngo tuganire, tube twanajyana no ku ngingo nyamukuru nyine. Ega bakobwa mwagakoze meze mutese meze neza oya ntabwo nguhobera si dupfikize oya ntacyo cyose we n'ubundi ni kwabahari hano ngo bitese awese reka guhoberana byaraciye kazi kabishi ndi kugaragara wabafasha se reka ntabwo abashyitsi bakora kibazo ntitari kuvuga ngo mutari kuma agatebe abakobwa yokoze ariko nta kibazo agatebe kari nubwo ari ngombwa agatebe nta nubwo ari ngombwa ntabwo bufite agatebe se ugira ngo ni ngombwa banyu bari yose ariko icyo kibazo hari umuntu muzima wakibaza ashaka turi hano twenyine hano mwenyine la ibyo da tumiwe bafashije ariko tukagira vuba ubundi turarangije ntabwo kugufasha byari ngombwa nansize mu rugo turi mu kandi dutunganyije mu rugo ahubwo se washakaga abandi kugira ngo kuba muhari mwenyine nta kibazo birahagije nta kibazo Yesu nk'ibi bigabo ubundi biba bishaka iki? Ibi si byo bitera umuntu kuguma mu rugo, biba biza guheheta ku muntu. Yerega nta n'ikiba kirenze tabi se kuguma mu rugo ubundi umuntu ushobora kubyita aho ndetse mwagumye mu rugo tuba duhari Ntabwo ugira kandi nta n'ikibazo sugira ngo hari ikibazo kirahari. Ibindi bari abantu leta ntabwo ibibazo gukibeta bifunga amushenze umva icyo nanjye kureba ndabona kiri gushaka kugenda toka potambyine wagisambuye kabyinisha kabuno mwiri Ni wari ushaka kiri kugenda nabi. nanjye kureba ko nabona isuka none banyungo bagiye kuyihingisha none se Bazijyanye guhinga na suka zayo. ikisugi unkoze yawe umva ni danje umva nyine bikanze njye mbabwire reka mbafashe iyi mirimo tumese vuba vuba hanyuma mbasohokane tujye kubagura muza ni mugashaka ngo narawe umukobwa nawe ariko ntabwo mumenya ko mwakuze murinze muzi ko muzarinda mucurira ni wanyu bamaye uramenye ako kantu ni kabiri Ibyo nta kibazo hari abimane yatugeneye apana mwebwe mwubatsi kuba twubatse bivuze yuko nta nabaganiriza tukaganira tukaba twanayigira nyine tukagera no ku ngingo ariko nyine nka data turashize ntabwo gushaka abagabo bafite abagore ngo nyine nakubwiye ngo ngushake ahubwo wabishaka ntisimubwiye ngo ngushake ahubwo ngewe ajya ngo tuganire tube twanajyana no ku ngingo nyamukuru si ngibyo si ibyo tubabwira
nk'ibyo ngibyo nta n'ibyo mbabwiye yuko runshaka gushaka ese ndashaka umugore wa kabiri kandi ese ntabashakaho nabashaka muri babiri kandi kakubayeho gusa nyine n'ubundi yapfuye ntawe utayijyaho iyi nkendere bupfe biti byose biranyerera yampaye nka ruzandekwe turashize reka mbwire Satani reka mbwire umutego nawe nateze ndabona ugiye kubashukana nyiraho ese kuri kuvugira mu migani byagenze bite ahora n'iki nyine mvuye mu rugo nzi yuko ngiye ku kazi nyine ndasakara none ndabona byanze nese abandi basakaza isuka kuje uwaka isuka hajya navuze isuka burya ikibazo kirigata sinshobora kukirigata ikintu nk'iki mu Rwanda bya uru rusa ni toka Satani kwa turashize urabona atari Satani inyundo reka mbwira ko byacanze ufite ibibazo byinshi mu yewe bako undi nicyo muzira ibaha imbaraga cyo muzira reka gusa nyine mu nsuburizi wanyu toka nsuburizi wanyu mubabwire yuko naje kubashaka nkabatumira muri bya kirori ariko si murabashaka haba nababuze yego turababwiye Karibu. Muraho neza. muraho Amahoro. yego Iminsi myinshi. muraho Yego. muraho neza Yego. makuru y'imezi ni karibu Stari. Makuru ni meza. ko tutari duherukanye ra Sha iminsi yari ibaye myinshi pe gusa nanjye nari ngukumbuye. Niriwe mbitekereza ariko kubera n'akazi n'iki niriwe mu kazi ariko ndavuga ntago burira ntakugezeho gusa tunari ngukumbuye. Urakoze cyane natwe turi amahoro mba niriwe ahangaha mu mirimo yo mu rugo mu rugo habamo akazi habamo akazi katoroshye narakubwiye ngo uzashaka umukozi uranga reka nta stress z'abakozi nshaka oya nazo ibyo byo nzajya mbyikorera bimvuna ariko mba mbona n'aba bafite barabananiye none se amakuru yashiriwe se katavuga aha ubizi sawa mbona hano hafata ni saa sita z'ijoro simpambe burya agira akazi kenshi agira akazi yampaye uramenye ako kantu ni kari rero bituma ataha ibicuku iwacu nta muntu wigeze yiyahuye iwanyu bariyahuye se no gukorera kure waba atarageze igihe rwose aracyari kare sinabikubwiye inka data turashize none urimo guseka mufite oya nta birenze wabonye akazi oya akazi ntabwo ntabwo mbwira ko urimo kugashaka ndabona ufite morale nayo ngize ngo nibyo byaciyemo oya gusa wabimenye toka ukomeje kugorana byakomeye umugabo wawe ari n'agakobwa hari aho hirya mu santere agakobwa hari mu santere kitwa Louise kakaraya kazwi na buri wese ari kujya musomya inzoga bagasomanya bagakubitaho iki n'iki komana ibitwenge ni byose si ibyo tubabwira mumbeshya reka mubwire nkurikije umugabo wanjye ukuntu umuzi ntabwo yagendana n'uriya mukobwa gusa uri kubona twazimvuwe no kuza kukubeshya iri joro uri kubona tuje kukubeshya reka mbabwire inaha haba amagambo rwose muri inshuti zanjye pe ndanabakunda namwe murankunda ariko hari ukuntu umuntu akubwira ibintu ukibaza uyu muntu yabitekereje ati ko erega ururimi rurihuta ushobora no kubona wenda bari kumwe wenda bafite n'ibyo barimo kuganira wenda wowe ukaba wakeka ibindi ariko umugabo wanjye ntabwo ari indaya pe sha mutansenyera urugo tubanira ibindi pe ntabwo ibyo bintu nabyemera oya nushaka ubyumva uko ubizi ndagukunda uri inshuti yanjye sinanagusenyera Louise uko umuzi
urabona umugabo wawe yafata umwanya wo kuganira nawe bari kuganira gusa yampaye nkaruhuza ndekwe turashize ariko biri baranamenyeranye none ntabwo ari n'ubwa mbere zisa n'ubwa mbere baramenyeranye buri munsi muramubona buri munsi gusa nanjye numvaga umutima uri kunkomanga ndavuga nzaza bikubwira nushaka ubyemera amajoro atakubwira ngo yagiye mu kazi jya umenya ko atari mu kazi agasoza kare ahubwo akahita amuhamagara bakigira gusohoka urabona atari satani imyembi reka mbabwire wenda kwizera iby'umuntu umwe cyangwa babiri reka tubireke jyewe ngiye kuneka uyu mugabo aya makuru ndimo kumva numve ko neza ari ay'ukuri birangiye ntabwo njya mubuka ibintu byanjye byose mbijyana gake cyane yuko manzi yuko hari igihe n'umuntu ashobora kukubwira ibintu akubeshya gupfa kwizera ibintu by'umuntu ntabwo ari byo ubundi wemera inkuru wihagarariyeho murakoze cyane kumpa aya makuru nanjye ubwo igisigaye ngiye kwinekera ubwo ibya nyuma yaho nzababwira umugabo wawe ngiye nkunda kubona umufata nka marayika reka buriya bagabo buriya hari ukuntu bajya batwihisha nta nubwo wapfa kumuvumbura umva njye si rimwe mbabonye si na kabiri si na gatatu urumva buri munsi baba bari kumwe reka mubwire ntacyo byihorerera aho ngaho we turizi njyewe ngiye kuneka izi nkuru mu minsi 4 cyangwa 5 suri inshuti yanjye nzakubwira icyo nkuyemo umva suri aka kabari gashyashya kadutse muri la santere kari akabari gashyashya niko buri munsi buri nimugoroba nka 2 saa 3 gutyo nanjye ni umuntu w'inshuti yanjye wandabuye arambwira icyo urumva niba bahari interesi bagiye uyu munsi gusa n'ikindi gihe bazagenda ubu ni ukuvuga ngo nanjye guhera uyu munsi ngiye kuryamira amajanja muneke nzashirwa ari uko mufasha nzabyemera mbese mbyiboneye uzigeragereze njyena n'uyisaha ufite umwanya wazakana kujyanayo nkamukwereka naho ntaho mfite kandi uba ufite n'umujinya byaba bibi wagize ngo ubu ngezeyo byakoroha oya ntacyo reka tube tubiretse twiganirira ibindi ariko wowe n'ubundi ntabwo ujya wemera ndakuzi ko atari ubwa mbere mbikubwiye ntabwo ari ugutemera ahubwo hari ukuntu uba wumva umuntu ukavuza ibi bintu yabikora hari ukuntu uba wumva bitashoboka ukibishidikanya nta kidashoboka abagabo b'ikigihe wowe urabazi nta kidashoboka ariko disi we banagukuye n'umutima nta mugambi ukurikije n'umugabo ese we ntabwo ubizi ukuntu yankubise akarinda aranduramo iryinyo n'iki ndabyumva n'indahoramo nkora nkubwira nkuririra nawe uraje ube nkanjye tuzayarirana buriya niba ari cyo gihe ntakuri kunabigeza ari ikindi nabihinduraho ariko gihe nimara kubifatisha bizoroha ubu bikomereye yuko ntibibwirwa nkabyumva nk'amabwire kurumva wiyaje anyiyoberanyaho agira gute ubu ntureba ubu nataharatahana brochette atahane fanta wazamukiye gute nibyo baba basigaje nibyo baba bakuzaniye biba byabananiye ntacyo ibyo bisigarizwa bizo ndaya nyine iyihuse byari bihumye reka nanjye mbanze muneke neza ibyo nzabimenya nzabikurikirana akazi kenshi si ukubirukana pe mumbabarire wenda nanjye ejo nzafata umwanya nze kubasura tuganira ari ku manywa usindateka niriwe mu kazi ka hano aramutse n'asanze ntaranahisha byaba ibindi bibazo sibyo reka twitahire ibyo twituje kukubwira nibyo nawe umenye ko nyine umufata nk'inyangamugayo ariko ntabwo inyangamugayo oya ntabyo byikurikiranira byikurikiranira oya ndaje ndamuneka reka mbagezaho uko bimeze iyo rero ni akazi ke